ahagutse n'ahanje nawe. Ndagushuje mu izina rya Yesu Kristo rikomeye kandi ritangaje, wowe utiyunize ni kuri iyi ahagutse yanjye nawe. Uyu muyoboro wacu wa YouTube aho tuvugira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo biciye mu bikorwa no mu nyigisho z'agakiza no kubohoka, bigamije kugira ngo umubiri n'ubugingo bw'abantu bihemburwe. Imana igumugisha cyane aho waba uri hose, mu gihugu waba urimo hose, ahantu waba uri hose, yuko utiyunize. Nukuri reka nongere mbibwire kwa batanze bwo bwa mbere ugiye aha hantu hitwa ahagutse, Imana ikwagure. Ariko nitwa Jacqueline, nitwa Pastor Jackie ko bakunze kunyita, utuye hano mu gihugu cya Denmark ko hamaze imyaka myinshi cyane. Okay, ni myinshi cyane buriya hafi 30. Anyway, ndi umupasteri muri The Word Outreach, nkaba n'umupasteri muri Christian Mercy mu Rwanda. Itorero rimaze nk'imyaka 10 aho ngaho nibirenga, naho itorero ryacu rimaze imyaka 7. Nkaba rero naratinze kuza kuri social media, aha kuri YouTube, kubera impamvu zitandukanye. Ariko ubu ndimo ndagerageza, nkaba mboneyeho kugushimira wowe utaransize nkuko wakoze subscribe ukabikiriho. Ndagushimiye rwose kutagiye, kuko nari maze iminsi natangiye nshyiraho vuba, ariko ngiye kubona mbona birakomeye. Hanyuma rero aha dutuye tuba dufite akazi kenshi, nta muntu ngira umfasha, nige wifilima, nige editingira, ntasangwe ntabwo n'umutekinician, nta technician buri muri jewe, ariko buri bintu byose uriga ukitoza. So ijye mujya mubona bitagenda neza, mujye mumbabara mumenye ko nakoze ibishoboka byose. Imana rero ibaho umugisha kunyihanganira rwose. Mwabantu mwe n'ubundi mu rukundo abantu, ariko kubona maze mu cyumweru cyashize, okay, nasimbutse icyumweru nshyiraho, nongera simbuka ikindi ubunshyizeho, ariko nta muntu n'umwe wagiye ngo asige. Imana igumugisha yuko wagumanye nanjye, kandi no kuri aha hantu tuzagirira umugisha, tuzaguka, tuzamenya ibyo tutari dusanzwe tuzi, kandi twese nagiye mbabwira ngo turi ibyuma bityazana. Ndababwira ngo iyo ngize icyo mvuga kikagufasha, niyo wakora comment cyangwa ukagira uwundi muntu, nawe tuba dufatanyije uwo murimo wo kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Nitugera igihe rero, haleluya, imbere ni heza, niko tujya tubivuga iwacu. Imana rero ibaho umugisha. Ntarakomeza, reka ntangire nsenga. Data wera, mu izina rya Yesu Kristo rikomeye kandi ritangaje, turaguhimbajije, tuguha icyubahiro y'ukuri Imana nziza. Uri Imana ikomeye, uri Imana itangaje, uri Imana y'icyubahiro, uri Imana y'urukundo, uri Imana y'imbaraga nyinshi, uri Imana ivuga, uri Imana ikora, nta wasa nawe, nta wagereranywa nawe. Nukuri uri Imana idukunda, ukaba waraduhaye umwana wawe w'ikinege Yesu Kristo kugira ngo adupfire ku musaraba, kugira ngo abamwizeye bose babone ubugingo buhoraho. Uwiteka Mwami Imana ishobora byose, turagushimiye Yesu Kristo kuri amaraso yawe wamenenye ku musaraba, ariyo nshungu y'ibyaha byacu. Urakoze Mwami rero n'aka kanya kongera kudutiza imbaraga, ukaduha imbaraga zawe Mwami, tukabasha kuvuga ibyawe nibikomeye n'imirimo itangaje wadukoreye, nuko watuvanye mu menyo y'intare. Uwiteka Mana habwa icyubahiro. Muri aka kanya ahangaha Data buje, hari umuntu waba uri mu bibazo, hari umuntu waba wabuze ibyo kurya, hari umuntu waba wabuze ibyo kunywa, hari ababyeyi bari mu bitaro, hari abana bababaye, hari abamama bababaye, hari abapapa bababaye, hari ababuze school fees, hari abari mu ntambara. Uwiteka Mwami Imana, hari abari mu bitaro babuze amafaranga yo kuva mu bitaro, hari abantu benshi bababaye mu buryo butandukanye. Uwiteka Mwami Imana, bose mu nzira zawe zikomeye ubiyereke, kandi Data ubaha amahoro mu mutima, ayo ngayo y'abantu bisi badashobora kubona. Data ubuzuza amahoro, kandi ukuboko kwawe Mwami kubatabare. Urakoze Mwami Imana, gitari cy'amahanga nabo muri gereza, aba barafungiye ukuri cyangwa barakoze n'ibyo byaha, Data buja bose Mana ubiyereke nk'Imana, ubababarire bose, umurenganure Data, nuri mu bihano Data bimukwiriye, umworohereze Mana. Turabikwingingiye kugira ngo tugenderere twese umunsi Data busho, umuntu wese uzamukoraho azatange n'umuhamya ko wabikoze. Aha nanjye rero ndi imbere yawe Data kuvuga aho wamvanye. Uwiteka Mana uhabwe icyubahiro mu ijambo ryose ryende bivugira aha hantu, kugira ngo rifashe uyu muntu gushaka mukuri no mu mwuka, kugira ngo nawe akubone, kugira ngo muri ibi bihe bya nyuma two gushukwa n'ibyo tubona bisa neza, two gushukwa n'ibyo tubona bitatse bisa neza,
bimeremeta niko umuswara bivuga, ahubwo dutumbere uwamanitswe ku musaraba, uwabambwe agapfa akazuka akazamuka akaba ari mu ijuru kandi akaba azagaruka gutwara itorero. Habwa icyubahiro hagati yacu mwami Imana. Urakoze kujya turwanira intambara z'amoko yose, n'aka kanya aho turi intambara urazirwanye kandi uranesheje. Shimwa data yuko ujya utunezeza ukaduha ibyo dusaba n'ibyo twibwira, kandi ngo ibyo wibwira kutugirira ni byiza. Urakoze n'aka kanya tukubonye ukuboko kwawe gutabara, mu izina rya Yesu Kristo rikomeye kandi ritangaje, amen. Nongeye kubabwira rero, twari tumaze iminsi duhugiye mu bintu byinshi, bimwe bamwe mwarabibonye, ariko twongeye gushimira Imana muri uyu mugoroba none hako yongeye kudutera iteka. Aho duheruka rero kuvuganira, narimo mbabwira ukuntu nagiye gushaka Kristo muri Kenya. Ngenda ntaragerayo, kanongere nsome wa murongo nkuko wanditse muri Matayo mu gice cya 24 tufatireho nongera kubabwira ikuntu Imana yankijije. Reka dusome mu butumwa bwiza nkuko bwanditswe na Matayo mu gice cyaho cya 24 umurongo wawo umwe gusa wa 23. Ngo icyo gihe umuntu nababwira ati dore Kristo ari hano, nundi ati ari hano, ntimuzabyemere, kuko abiyita Kristo n'abahanuzi b'ibinyoma bazaduka bakora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza kugira ngo babone uko bayobya n'intore niba bishoboka. Dore mbibabwiye bitaraba. Amen. Nimwakire ijambo ry'Imana. Imana yo mu ijuru dusenga ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo rikomeye kandi ritangaje, ibagirire neza. Haleluya. Twumvishije iri jambo ubuheruka muri video y'ubuheruka, muze kuyireba nyine irakurikirana n'iyi. Nababwiye ukuntu umuntu yampuje, ariko ntiyampuje physically, ariko yandangiye yanyeretse umugabo wo munyakenya. Nabonaga agiye ko afite Imana muri we, bikurikije n'inyigisho yatangaga, n'ibyo yavugaga, n'ibitangaza n'ibimenyetso yavugaga. Nanjye rero icyo gihe nari mfite ububyutse muri jewe, ni mu mwaka wa 2012 aho nafashe urugendo njya kureba uwo mugabo muri Kenya. Nababwiye ukuntu yansengeye akamfata mu mutwe, mbabwira ukuntu naje kuyogoza umusatsi, hanyuma mbabwira ukuntu naje kujya muri Kenya. Ku kintu ntababwiyeho nibagiwe muri ako kantu ka Sweden, yego nababwiye ko niyogosha umusatsi keretse uwakenera kureba amafoto yanjye. Simba shaka gushyira amafoto ya kera cyangwa n'amafoto, ntago ndi umuntu wifotoza, nazamuha ifoto niyogosha umusatsi meze gutya ahangaha akareba ukuntu byari bimeze. Ariko ikintu ntavuzeho turi muri Sweden nuko ubwo yaramaze kunkuraho atya, abantu bose bari baraho baje bankuraho ngo bashaka amavuta y'uwo muntu. Aya mavuta nari nkibabwira ukuntu narangiwe umugabo witwa Dr. David Owol, umugabo uba muri Kenya. Ni umugabo uvuga ngo akora ibitangaza byinshi cyane, ufite abantu benshi bamukurikira. Niba wagira ngo TB Joshua afite abantu benshi bamukurikira, uriya nta nubwo TB Joshua yakugereranya n'uriya. Njya avuga ngo niba satani iba mu muntu iri muri uriya, kurikije ibyo nabonye n'ibyo mbona, ni umuntu ufite abantu benshi, ariko niyo mvuga abantu ni miliyoni. Ntabwo nshaka kumushyiraho ifoto ye ngo mubereke, kuko nanjye imbaraga zankuriye zinjyanayo naziboneye muri izo video ziwe. Nanjye rero sinshaka kumwamamaza, ariko yitwa Dr. David Owol, ni umunyakenya. Ni umugabo ufite ibyanwa bya Madrid bigera nk'ahangaha. Imana yadushoboza kubivuga. Nongera kubabwira ukuntu nagiye bamaze kumundangira, nagiye muri Sweden. Nongera kubabwira ukuntu navuye muri Sweden, imyuka yaramaze kunyinjira, nshaka kujya muri Kenya. Njya muri Kenya, ubwo rero aho merukira kubabwira nuko nari maze kugera muri Kenya. Reka nkomereza aho ngaho rero kuri hoteli Nairobi. Twakiriwe mu VIP, narabibabwiye. Tujya kuri hoteli Nairobi, ntago ndi buyibabwire, si ngombwa. Ushobora kuba nawe ari hoteli zimwe mu zabo. Hoteli yose yarayifashe n'urugero. Nairobi ntago yari hoteli y'inyenyeri zitanu nk'iya Kisumu. Ariko hoteli yose bari bayifashe, twarimo abantu benshi pe b'abaforena.
aho nkigera muri hoteli ako kanya abantu bose basa nkaho bahagereye amasaha amwe ya nimugoroba, noneho bajya kutwakira, ariko ngira ngo hari abandi bari bakiriwe simbizi. Hanyuma ubwo ashyira abantu be ku murongo, arimo yakira abantu aho ngaho ku murongo, intumwa zagendaga zipanga kurikije nuko oda yabo bameze simbizi. Bagiye kuduha imfunguzo zo kujya mu cyumba. Aho niho nahuriyeyo na kapo na couple y'abanyarwanda, umubishop w'umudamu n'umugabo we. Ntago ndi bavuge amazina, ntago ari ngombwa, ariko ntago abo bombi bakiri kapo baratanye. Wenda wasanga ari nizo mpamvu simbizi, ariko sindi bubivuge. Cyokora n'abantu bari bafite itorero harya hafi ya Nyabugogo aho ngaho. Umugabo yavugaga igiswahili, sinzi niba ari icyongereza arakivugaga simbizi, ariko umugore nta giswahili yavugaga, nta n'icyongereza yavugaga. Rero nyine abanyarwanda, burya abanyarwanda turi imfura, aho duhuriye turakirikinga tugahuza. Rero nisanze ku bushake bwanjye ntangiye gusobanurira wa mudamu ibyo batubwiraga, ariko aho ngaho niho red flag yatangiye kugaragarira. Abarimo baduha imfunguzo wabonye yuko batabigiraga vuba ngo baduhe, kuko twari abantu benshi. Ngiye kubona mbona wa mugabo agize umujinya, araje afashe imfunguzo ati mugire vuba, atangira guhereza abantu. Numva umutima wanjye urambwiye ngo burya uriya muntu nawe agira umujinya yakora biriya. Ariko urumva ko ari nka red flag, urumva n'Imana yashakaga kunyereka, ariko kubera iyo wishyize ibintu mu mutwe ukabishyiramo ntabwo byoroshye kureba ibindi bintu utarebaga. Ako kantu nkarebamo ndibaza uriya mujinya ntabwo usanzwe. Ariko ndamureba mbona amaso ye ari, urumva ashaririye adafite ubufriendly. Ariko tuza mbere kuntu yatwakiraga yigira gutya nk'umuntu utuje, nk'intama, nta kintu yagutwara. Ariko aho ngaho nabonye akantu ndavuga nti hariya hari akantu. Ibyo birarangira, baduha ibyumba byacu, dutangira urugendo. Rero ariko ikindi cyakurikiyeho ntarava aho ngaho aho batwakiriye, bongera kuza kuduha information z'urugendo ko turi bujye Kisumu. Ngiyeyo sinajya gusobanurira wa mudamu none ahitamo amagara aravuga ngo ngwino usobanure. Ndibaza tike yanjye nayishyuye, nubwo hoteli mwayishyuye niko mwari mwatubwiye, ariko ku mutima wanjye ariko nibyo natekerezaga. Ntago ndi umukozi wawe, ntago naje ku murimo wo gusobanura, ariko nanone ko nasobanuriraga umunyarwandakazi mugenzi wanjye. Ariko narebye mbega yambwiranye na order, kandi order itari friendly. Ako nako sinagakunze, ubwo ariko nako karaho kakaba ko gaciyemo. Baduha information zigenda zijya Gisumu, sawa turazumva turagenda. Hanyuma najya kugenda no mu modoka imwe, urumva kuntu bapangaga aba bishop, aba professors, abaki bagenderaga mu majipe yabo. Yari menshi cyane, yari convoy nini cyane. Nukuri yari convoy, mana uwabireba ntabwo ushaka nuko murabireba, ariko uwumva wiyaminiye ari muri Kristo neza, afite imbaraga neza, azagenda birebe. Ariko utiyaminiye nushaka uzirorerere, kuko imbaraga ziri hariya ntabwo zoroshye. Anyway, so aba professor, abakomeye, aba bishop, aba reverend bo bagenderaga mu majipe yabo. Umuntu kandi ntibagendane, umuntu n'umugore we mu ijipe imwe, undi n'umugore we mu ijipe imwe. Rero twebwe barubana rugufi twari dufite minibuses, ariko muri izo minibuses habaga umushoferi n'umupasteri. Dufata rero inzira ijya Gisumu, twagomba kugendana niyo kapo y'abanyarwanda. Ariko tugeze mu muhanda ndibaza baza kubashakira imodoka, babavana muri ya modoka yacu bagenda mu yabo. Rero ngenda muri iyo modoka rwa rugendo rw'umunsi wose. Ubwo yari itariki ya 30, ndibaza ya 30 yari itariki ya 30 dufata urugendo rujya Kisumu. Ariko ibyo nabonye bari badusezeranije ibi bintu mu byumve neza. Baratubwira ngo nituzajye tugera ahantu baruhukira, kuko bagiraga ahantu imodoka zikaruhuka zikajya kunywa amavuta, ngo azajyaza aduhe ama snacks, chips, aduhe n'icyo kunywa nyine.
n'amafanta n'amazi. Niko bari badutangarije. Ubwo rero twagendaga sinza twagiraga amasaha angahe sinabyibuka neza, ariko muri urwo rugendo kuko nagiye ntiteguye neza, ngiye nafashe gahunda yo kwiyiriza. Bibiri bitubwiye neza ngo nibababwira ngo Yesu ari hariya, ngo Yesu ari hano, ngo ntimukajyeyo, ngo kuko hazaduka abahanuzi b'ibinyoma bazakora ibimenyetso n'ibitangaza, ngo ndetse n'intore n'abera n'abazi Imana n'abakristo bakaba bayobwa. Naravuze ntereka nirize kuko umunsi Imana, kuko numvaga nyine, kuko nari numvishije ibyo bita Jesus is the Lord radio, aho ibitangaza byatangazwaga, aho Imana yari yavuganye n'uriya muntu, habagaho ubuhamya ukumva kuko Yesu arahari. Mu bitekerezo byawe wabikurura ukumva Yesu araza. So gere yavuze rero ngo reka niyirize nitegure kuri ibyo bitangaza. Turagenda, ariko hano twagiraga bahagararaga, ndakubwiza ukuri ntihaburaga abantu kuba nk'abantu barenze 5,000 n'ibirenga n'ibihumbi bingahe bari aho ngaho kuri iyo stop bahahagaze. Sinzi niba baratelefonaga bakamenya kwaje, ariko bari bahari kandi ari benshi. Kuri station ya mbere rero yinjira mu bisi yacu, ariko Imana yampaye faveur. Imana ntari kuri ibyo, Imana yampaye faveur ku mupasiteri. Uwo mupasiteri naje kumenya yuko yari umujaji nyine judge mu rukiko. Yewe yagize n'ibibazo mama, yagize n'ibibazo, ibyo nzabibabwira hanyuma. Yari umujaji ava mu kazi ke ngo aza kuba umupasiteri kaza aho ngaho. Ubwo yari umupasiteri rero niwe watu yari atarakomera, yarambwiye ko bimaze mu mwaka gusa. Noneho ubona naravuze nti ndamuprofita, nkagenda muganiriza, mbwira se bamwita ngo n'umugabo w'Imana, the man of God. Ariko ubwo nagiye kugenda kujya Kisumu, hari wanyibehe ibanga yuko the man of God azavugana nanjye. Ariko noneho ntarajya kure, aho ngaho Nairobi nahahuriye n'umukobwa, nari nzi ko ari umukobwa ariko mu by'ukuri n'umudamu w'abana babiri, wari kumwe na muramu we, bari bazanye aho ngaho nawe. Ariko uwo mudamu naje kumenya yuko bari yaba muri Kenya aribo bamwishyuriye itike kuza, ariko jewe itike yanjye narayishyuriye kuko ntago nari connected nabo in any way. So ariko mudamu nyine nawe yari ahari, nabimenye neza tumaze kugera iyo ngiyo. Ubwo jewe rero nagendaga niga mbazo uwo mama, kuko yari yicaye ku ntebe, nge nari nicaye kuri iyi ntebe, umushoferi yari araha, umama akicara imbere, nanjye nicaye ku ntebe begereye, nkagenda mubaza byagenda gute. Noneho nza kumubaza nti se ninjya kuvugana na the man of God namubwira iki, navuga iki? Ambwira ijambo ryari rinkomereye, aravuga ngo nujyayo uzamubwire ngo my Lord bless me, mutware nk'uko duhamagara Yesu, mutware wanjye mumugisha, ngo uzavuge ngo my Lord bless me, ngo bless my children. Ndavuga ako nako kabayimo nk'akantu, nkibaza se my Lord, ubusenzita Yesu my Lord, nzitimana my Lord, nohe naho mwite my Lord kweli, numva bitazavamo neza, ariko ndicecekera. Nkamubaza ndi wambwira ibye gute? Akambwira ati nguyu rero umugabo w'Imana, akambwira buhoro kuntu yakunze Imana, kuntu yataye umugore n'abana, Imana imubwiye kuza gukora. Ako nako na red flag. Nkavuga se yataye umugore n'abana aragenda, nibura ntihagira na reunion hagati aho ngaho, nkumva nabyo ntabyakira neza. Ibyo ngibyo ariko ndabyihorera. Tugeze rero aho nari ngeze nyine kuri aho hambere aho twaruhukiye, yinjira mu modoka yacu, azana agashashi karimo fanta, karimo na chips. Jewe angezeho kuko urumva nari niyirije, sinazifata, sinafata iyo fanta, sinafata n'izo chips. Umva umugabo yandebye ijisho like, tekereza niba turi muri minibasi, ni nkuko wavuga ahangaha naha, yari yunamye nyine azahereza abantu, urumva twarebanye nko muri distance. Amaso ye nkubwije ukuri, yari amaso ntago nabonye mu bugingo, nta life, nta muntu nabonye muri ari amaso yandebesheje. Yari amaso
amaso ari sharp, amaso mbega nijisho ribi. Abantu bajya bavuga ngo bad eye, iriya yari bad eye, amaso mu maso yanjye, ariko nta mbega ateye ubwoba, atarimo ubumuntu, atarimo ikintu icyo aricyo cyose. Yari amaso nabonye mbona ari mabi koko, niryo jisho nabonye ribi, ariko ntabwo ryanteye ubwoba. No nasigaye nibaza ntari kuse uyu muntu ari mu mana ki, amaso ye nta mpuhwe, nta bugingo, nta kintu, mbega nta kintu namubonyemo. Ibyo mbabwira n'ukuri. Ariko aca haragenda, kuko urumva nari nicaye imbere, mbabwiye ko nari nicaranye hafi n'umushoferi, intebe nyuma y'umushoferi, nganira n'uriya wicaye opposite wa mupasiteri kazi. Noneho arasohoka aragenda. Hari umugore nanone wavuye muri Austria, we ngira ngo ibintu byari byamufasha, atera induru avuga ibintu byinshi. Waragenda muvugisha neza, what's wrong my daughter, what's wrong my daughter, what's wrong my daughter. Nkabona aba bantu badahuza. Aya maso nabonye n'uriya what's wrong my daughter ntabwo byahuzaga. So umuntu noneho uwo mugore arambwira ati reka mubwire ibanga rero, nta ujya wanga ikintu man of God aguhaye, iriya ni blessing. Noneho kuki utabifashe? Namubwira ntigiye rero ndafastinga, ndimo ndasenga, ndimasengesho yo kwiyiriza, kubera yuko naje ntabyiteguye. Uyu munsi nahisemo kwiyiriza. Aravuga toya ati ikintu cyose man of God aguhaye uragifata, ni blessing. Nukuri wagira ngo arabyumvishije hari. Yari mu yindi modoka atanga, arongera aragaruka, noneho aranzanira, arongera ashyira imbere yanjye agashashi, fatamo Coca-Cola niyo yari zigayemo, fatamo na chips. Nta nubwo yavuze ati urakoze. Ya maso yari kwa kundi, yari amaso ateye ubwoba. Dukomeza urugendo, ndabibika, ntago nabiriye, nabitwaye mu cyumba iyo ngiyo. Dukomeza urugendo, ngenda nyine ni ibintu byinshi cyane. Urumva rwa rugendo rurerure, tugera aho hantu hose turuhukiye dusanga abantu, kugeza igihe aho twagereye hafi y'umujyi wa Kisumu. Dusanga nkuko wabugeze ikabuga, na mbere y'ikabuga Rwamagana, guhera Rwamagana abantu bari buzuye umuhanda, ariko ugeze nk'ikabuga miliyoni z'abantu zazuzuye, abarwaye, abafite ibipapuro banditse man of God. Byari ibintu biteye ubwoba. Yewe rero umutima wanjye, aba twari kumwe ngo ngo uri nk'icyagiye cya Yesu, ngo uyu muntu ngo n'umukozi w'Imana koko, ngo dore aba bantu ngo uri nk'icyagihe ngo cyaba Petero, ngo bajyaga bashyira abarwayi ku muhanda ngo kugira ngo igicucu cyabo kibakoreho, ngo dore n'uyu nuko ibintu byari bimeze. Ariko nanjye nareba abantu, nukuri ibyo ntabwo byari bisanzwe. Abantu benshi ku muhanda, benshi, abarwayi, abaryamye, byari ibintu biteye ubwoba. Wenda sinzi aho naba mbifite, nibuka ko wenda nibyo mpuye n'ibibazo, ibintu byose nagiye mbivana mu telefone yanjye no mu ntuza, ariko wenda hari aho nabibona nkabishaka, ariko sinshaka no kubyerekana nicyo kibazo gihari. Uzatinyuka zirebere nuko namubwiye. Yitwa David Owol, Dr. David Owol, ngo ni umuprofeti. Anyway, tugeze nk'ikabuga rero abantu bari benshi cyane, ariko icyo gihe twari turizwe, abasirikare n'abapolisi bari baturinze ni 600. Murumva icyo kintu, twari mu ba VIP. Ariko tugeze nka kabuga, meya w'umujyi, nko kwavuga meya w'umujyi w'i Kigali aza kumwakirira aho ngaho atarinjira mu mujyi, amuzanira n'urufunguzo rwari golden rw'umujyi. Aho yinjiye ngo bamuhereze urufunguzo rw'umujyi. Ibyo bintu n'ukuri narabibonye n'amaso yanjye. Ariko nkaba nasabye b'abanyarwandakazi, timu yabo, church yabo, abakorari babo, umuntu yumva ari mu Rwanda wagiyeyo hari ahantu, Imana ikubohore ziriya mbaraga za hari ahantu. So abo bapasteri, iyo kapo y'abapasteri, church yabo, abaririmbyi babo bari aho ngaho ngo bahamaze icyumweru. Noneho je numvishe aho hantu h'igiterane cyabereye, abantu bari bahamaze icyumweru baramya bahimbaza 24 hours, masaha 28 iminsi yose y'icyo cyumweru, bategura nyine ibyo bitangaza, abantu buzuye, abantu barahararaga kuri stade. Umva hari abantu benshi, sinavuga ngo ni miliyoni 4, ariko bavuga ko ari miliyoni 4, ariko urumva stade yaho yari yuzuye yose.
n'ahantu hahakikije hose hari huzuye, imihanda aho agomba guca yose yari yuzuye, inyuma ya stade ahantu bari buzuye, wacaga abantu bari bameze Imana imbabarire, bari bacucitse nk'intozi ziri hamwe, bacucitse amamodoka atabona haje. Hanyuma ubwo nari nabwiye uwo mugore Imana yari yampayeho feveri wari muri basi yacu, yambwiye ibintu byinshi cyane bikomeye. Ndamubwira rero ngiye ningera kuri hoteli ndashaka kujya kurara mu masengesho kuri stade aho twagomba kuhabera igiterane, ati nta kibazo ndaza kukubariza man of God. Hanyuma rero ngo tugenda hose mu mujyi, ariko nibagiye kubabwira bagendaga baririmba man of God welcome, man of God ikaze, man of God ikaze, imihanda bakubura. Ariko Mana, ubujiji bw'abantu, Imana yo mwijuru tubabarire. Hanyuma tugeze ku hoteli, yari hoteli y'inyenyeri 5 VIP, bitanda byiza, twasanze indabyo, chocolate, fruits, ibintu byose byuzuye aho ngaho muri ubwo buriri. Hanyuma bantumaho, uwo mugore aza kuntumaho aravuga ngo n'undi mugabo baraza barambwira ngo nindeke kwiyiriza, ngo kubera yuko ngo hari ibintu biba byaraguzwe ngo biduteguje, ngo ibyo bintu byose biri aho ngaho mu nzu, ngo nindeke kwiyiriza nziriza natashye, ngo ubu ngubu ngo ninjye buri kintu cyose cyo nshaka, ngo kubera yuko biba byarishyuwe, ariko byamekinze sense n'ubundi. Hanyuma numva ari nabyo. Hanyuma baravuga ngo ntago banyemerera kujya muri mu giterane nyine kuri stade, ngo kubera yuko batazi ukuntu security yanjye yabimeze, ngo kidnap me, batamfata ngo aba Al-Shabaab ni Al-Shabaab, ngo batankidida ubwo se gukidnap ni iki noneho. Mana data ishobora byose, Mana y'icyubahiro n'urukundo, Mana y'imbabazi, ndasengera abantu bose babohewe mu maboko y'abahanuzi b'ibinyoma, ndasengera buri muntu wese ubohewe mu maboko ya satani, umuntu wa hafi na kure wese ukurikiye ubutunzi n'amafaranga, usibye ko n'amafaranga n'ubutunzi nabyo ari ibyawe. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo ibiri mu isi byose n'abari mu isi bose n'abawe, uri Imana y'abafite ubugingo bose, ibiri mu isi byose n'abantu bose n'ibyawe. None Mwami Imana yacu, igihe kirageze Uwiteka, ibihe turimo ni bya bihe bya nyuma, abiyitirira wowe ari benshi kandi bashobora no kutuyobya kuko baravuga izina ryawe, baravuga ibyawe, bakakuvuga nkaho bakubonye, natwe tukabakurikira, ariko ibyo tureba ibintu biri inyuma, turabona ibintu biri hambo, turabona ibintu bituyobya. Uwiteka Mwami Imana, turakwinginze, ndakwingize ngo umuntu nkurikira muri aka kanya umuhumure. Hari indirimbo y'Icyongereza bivuga gutyo ngo open the eyes of my heart. Turi mu gihe ko dusaba Imana yo kudufungura amaso y'imitima yacu kugira ngo tumenye ukuri ngo nukuye.